reka mbabwize ukuri rero, ikintu cyo nababwira kimwe cy'ukuri nuko uko urugamba abantu barutekerezaga atari ko ruri. Ubu ngubu intare za Sarambwe zamaze gufata indi gahunda, zamaze gufata indi strategy nshyashya. Ni ukuvuga ngo abantu benshi uburyo babitekerezaga, uburyo babyiyumvagamo siko biri. Uvira igiye kuba Tombe, Beni, Rubero, Butembo, Ituri, Kisangani, Warikare, Kalemi, yari za Kindu, nani muri Tanganyika na za Kalemi n'ibindi bice, ndetse kwinjira muri Grand Katanga. Ni ukuvuga ngo urugamba abantu benshi barutekerezaga uburyo babutekerezaga ko rworoheje, intare za Sarambwe zamaze gusizora. Gisegeti ni kujya kumwataka bakamufata n'amaboko, ubwe nawe yamaze gushya ubwoba. Murabona yuko indege ze ziri kujya zigenda zishya. Abantu benshi bakomeje kujya bibaza ngo mbese zino ndege ziri gutwikwa n'iki? Hari abantu benshi batabizi. Intare za Sarambwe zo zonyine ndetse n'amadubu nizo ziri kuzitwika. Babandi bari kubwira ati ngo na accident. Ubu ngo afite ubwoba bwo kongera kuzamura indege ya Sokoyi. Nta kajugujugu yapfa kongera kuzamuka mu bice birimo 23. Iri kujya guhaguruka bamaze kuyireba. Zimaze kuba zingahe? Zimaze kuba ebyiri. Bukanyu hajya kumva wumve n'indi ku kibuga cy'indege ngo barayitwitse, kuko ntariya ku kibuga cy'indege aho ziri kuba ziri ntago zifite umutekano, ntabwo zifite na security. Ibyo nibigaragaza iki? Imbaraga za 23. Drone bari kuzizamura bakazishyira hejuru, ukabona zimeze nk'isazi, zimeze nk'inzuki, ariko iziri gutaha se ziri kuba zingana gute? Iziri gutaha ni nkeya. Uvira intare za Sarambwe ziri mu marembo yayo, isaha ku isaha ni nk'uko wafata ibuye gutya ugatera muri Uvira. Ni ukuvuga ngo Uvira yo yonyine intare za Sarambwe zirayifite ku maboko. Isaha ku isaha ni ukuvuga ngo ifirimbi iravuze, General Makenga ko bati we mwinjire. Oda yonyine niyo irindiwe. Pinga, Warikare, Rubero Centre, hariya hose ni ifirimbi gusa irindiye kugira ngo intare za Sarambwe zibwira ati mwende, bagahita bagenda. Urumva yuko urugamba rwamaze guhindura isura. Ikindi navuga cyane nuko intare za Sarambwe rwose zigira oda, ntago zifite abana bo gupfa ubusa, ntago zifite abana bo kohereza nka kuri Gisegeti bari kohereza nk'uri kohereza ibigushu. Bo baramanza bagategura bakavuga ati ahantu turahinjira ntihagire umwana wacu ukomereka, ntihagire umwana wacu wapfira, tugende bariya tubacaginga ibikoresho byabo. Imbunda 23 yafatiye hariya hejuru muri Plateau bari guhungira hariya za Biziba. Izo mbunda zishobora zo zonyine kwifatira Uvira. Bafashe amura idasanzwe. Gisegeti imbunda atanga nizo zimurasa. Rekeraho. Reka mbasuhuze rero abakunzi ba Macho TV show, abakunzi b'Intare Info TV, abakunzi ba Clever Bemba. Mwaramutse neza, mugire impagarike n'ubugingo rero, mugire Imana n'amafaranga. Ndaje rero ndanya makuru n'ubundi adasanzwe. Hangane muri ya misozi yacu iba yibereyemo n'ubundi n'amabuye y'agaciro, iba yibereyemo ya misozi tuba twizamukira n'ubundi. Cyakora ngiye kuza kubaganiriza ku bijyanye na situation n'ubundi iri kubera hariya mu nkengero za Uvira. Reka nsuhuze mama Rukundo, reka nsuhuze mama Siati n'abandi bose bari muri groupe y'Intare Official. Mwese niriwe mbarondora rwose. Ndabasuhuje abantu 600, hafi abantu 700 bari muri groupe y'Intare Official. Mbifurije kugubwa neza, mukomeze mukore subscribe, musharinge ibiganiro byacu, mubishyire buri hantu hose rwose bigende bimenyekane. Nabonye umusaza umwe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga cyane muri groupe, bamwita ngo ni Jean, avuga muri groupe avuga ati turashaka kugira ngo twumve ko Uvira yamaze kuba Tombe. Ati Uvira ko yamaze kuba Tombe, ati nicyo kibazo tubona kimwe gikomeye kibuza intare za Sarambwe kwa advancinga. Ati nicyo kibazo tubona rwose kiba gikomeye muri biriya bice. Ariko naje kwasobanura rwose mbasubiza muri groupe. Intare ziragenda zikicara zigapanga, amaduba aragenda bakicara bagapanga. Ubu ngubu ngiye kubahereza operation n'ubundi iri kubera hariya. Muraza mwiyumvire ko intare za Sarambwe, ko amadubu atari ukuvuga ko muri kariya gace rwose ko bananiwe kugafata, ahubwo ni processes. Nuko ngo barakaba bikiye gusa, bariya barimo batarimo. Intare za Sarambwe isaha ku isaha, umunota ku munota, babishaka rwose kariya gace bagenda bakakigarurira, bagenda bakagafata.
ni ukuvuga ngo ni agace rwose bifitiye. Ndashaka kugira ngo ndebe ahantu heza, kuzamuka ino misozi n'ubundi ntabwo biba byoroshye. Ndeba ahantu heza rwose ho nditereka, ubundi noneho nyabagezeho ku buryo nyabwo, kanigire muri zino ntabire z'ahangaha. Ahangaha ntacyo hatwaye rwose. Hano hantu wahubaka inzu, wahatereka inzu. Hako kera hano hantu hari inzu, ndabona hariho fondasiyo. Zino zari inzu z'abantu ba kera. Aha urabona ko ubundi tuba tubigendamo ibi bibaya n'ino misozi, n'ubundi tuyigendamo rwose. Abantu bakunda ibijumba nzababwira ngo muzaze gushakira, mujye muza tubahereze ku bijumba. Dore dufite insina, dufite ibijumba, dufite na ya migano y'iwacu. Yego ahangaha rero ndabona ko naba ngeze ahantu heza rwose ho ngomba kuganira, nkaganirira ahangaha. Mumbabarire, ahangaha niho nshaka kugira ngo mbahereze situasiyo yose yuko byitwaye hariya mu mujyi wa Uvira. Kankoremo n'ingofero. Mu mujyi wa Uvira uko byitwaye. Umujyi wa Uvira niho nshaka kugira ngo inze tuganireho rwose, mwumve ko ndibuze kuvuga ku mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira abantu benshi bakomeje kuwibazaho, abantu benshi bakomeje gutekereza ati uriya mujyi uteye ikibazo, ati uriya mujyi mu gihe intare za Sarambwe zaba ziwufite, ntabwo biriya bitero na organization ya ziriya za Wazalendo ati ntabwo zashobora kubaho. Reka mbabwize ukuri, intare za Sarambwe ziracyari za zindi. M23 yavuye Bunagana ifata Rucuro, iracyari ya yindi. Ifata umujyi wa Goma, ifata umujyi wa Bukavu, iracyari ya yindi, ntabwo yigeze ihinduka. General Emmanuel Sultani Makenga aracyahari, General Bodo aracyahari, General Gacera aracyahari, General Mboneza aracyahari. Bariya bafande bose baracyahari kandi urugamba baracyarukomeje, sibyo? Ibyo ngibyo byo gutekereza ati ngo urugamba ngo gutya na gutya ngo Uvira intare za Sarambwe zirayifite. Ufashe mu misozi iri nkaha hejuru ya Uvira, mu misozi iri hejuru ya Uvira rwose, iyo za Kirungu, intare za Sarambwe zamaze kwasatira. Hari abo bita Biziba. Intare za Sarambwe rwose mwarabibonye umunsi w'ejo zagiye zirukanka, ziri kubirukanka bakabati ngo adui tumemupiga, ngo arakini ngo ariko na nguvu. Abantu bari kwirukanka bakongera bakavuga ati ngo adui ngo twamukubise ngo ariko afite imbaraga. Ibyo bintu urabona atari ukwikinamwo gahekamye. Ibyo bintu urabona ko atari ikinyoma cyambaye ubusa. Adui tumemupiga arakini ametukimbiza. Ngo bataye n'ibikoresho byabo byose. Reka mabwiza ukuri, ari hejuru muri ho plateau niho harimo imbaraga z'umurengera, kuko ari igice kiri strategique kurusha hano hasi muri Plaine de Ruzizi. Hano muri Plaine de Ruzizi ndababwiza ukuri, uburyo intare za Sarambwe zihafata mu buryo bworoshye. Inkengero ni Burundi. Ubwo Burundi ubugiye ku mazi kuri rivière Ruzizi, sibyo? Ruzizi. Iriya Ruzizi kugira ngo bambuke nuko bajya gushakisha. Abatazi koga ni benshi hariya mu basirikare b'u Burundi na za Wazalendo. Uzi koga niwe wambuka amazi, nawe agati imbunda hakurya, kuko kugira ngo wambuka n'imbunda uri kugenda woga iriho icyuma urarigita, irakurigisi irakumanura ikakujyana hasi. Nukuvuga ngo inzira bafite ni inzira yo kuzinjira mu Burundi. Ikintu cyo nababwira kimwe cyo nuko intare za Sarambwe zifite umugambi ukomeye. Uvira bashaka banayireka, Uvira bakazajya gutunguka hirya hagati ya za Makobora na hagati ya Karundo, sibyo? Nukuvuga ngo uriya mujyi wa Uvira intare za Sarambwe zimeze nkaho ziwufite gutya. Umujyi wa Pinga intare za Sarambwe zimeze nkaho ziwufite gutya. Umujyi wa Rubero intare za Sarambwe zimeze nkaho ziwufite gutya. Ikindi kandi haracyari abantu benshi bagomba kubohorwa. Nkubwire ko igisirikare cya Kongo nta gisirikare bafite. Abantu bari kurwana hariya muri Minembwe ni abasirikare b'u Burundi, ni ba Wazalendo na FDLR. Abo nibo bapfa kugerageza guhangana, ariko nabo intare za Sarambwe zikabakomeretsa mu buryo bukomeye. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Hariya muri Uvira igihe cyose intare za Sarambwe zavuga ngo twa advancing, bariya bari Kamanyora ubahereje iminsi 2
baba bamaze gufata Uvira. Bariya bari hejuru muri ho plateau bo nukujya bagenda bimanukira babwira abari Ruvungi bavuyemo, Sange bavuyemo, Bwegera bavuyemo, buri gace bakajya bagenda bavamo bagenda bivanamo. Icyo nicyo kimwe cyo ngomba kubabwira kandi babwizaho ukuri, nuko bo bagomba kujya bagenda bivanamo, kuko hejuru yabo harimo intare za Sarambwe n'Amadubu, imbere yabo Kamanyura na Gatogota harimo intare za Sarambwe n'Amadubu. Urambwira se ngo bo aho basigariye ni hehe? Mwogahe kamwe mwokabyarama, ntaho bafite. Nongere nkubwize ukuri ngo ntaho bafite. Buriya Uvira kuyivamo kwari ukugira ngo bubahirize biriya, berekane ko biri kubahirizwa. Ariko icyo nakubwira icyamaze guhinduka nuko bira bitazongera kubahirizwa. Ubu intare za Sarambwe zamaze kuba decisive. Ubu igisigaye ni operation gusa. Donc ni operation gusa, nta kindi gisigaye kigomba gukorwa, ni operation zonyine. Operation zonyine nizo zamaze gutegurwa no gupangwa intare za Sarambwe zigomba gukora. Icyo nababwira cyo, iyo umuntu atari mu kibuga, atari gukina umupira, ajya abona umukinnyi wakubise umupira ngo wakinnye nabi kandi wamushyiramo atabishobora. Ni ukuvuga ngo ikintu cyo nshimira cyane intare za Sarambwe nuko ziramanza zikicara zigapanga, bakamanza bakicara bagatekereza bakavuga bati aha hantu nituhinjira tukahinjira nabi, yaba muri politike ishobora kudupfana, sibyo? Ugasanga amahanga nibyabijemo, ugasanga isi yose iraje itangiye muri pupupupu bwa bugambo bwabo, reka tube tubiretse. Ikindi dushobora kuhinjira nabi, hakagira abana bahaburira ubuzima, Mama 23 MRDP twirwana ntabwo ifite abana bo gupfa ubusa, ntabwo ifite abana rwose bo gupfa ubusa. Abana bayo ni abana bagomba kuzabona ku musaruro w'iki gihugu, nabo bakavuga bati twararushye, twararwanye, twaharaniye kugira ngo ababyeyi bacu batahe bave mu buhungiro. Nabonaga bariya bari muri Amerika bari kuvuga bati, n'abariya bari mu bihugu by'Iburayi muri groupe bari kuvuga bati mbese ngo nitwebwe mubona ko twishimiye kuba muri bino bihugu by'abazungu. Bariya basaza barakora kugira ngo ujye kuba muri Amerika uri inyanda bakugarura mu gihugu cyane, nta buhunzi batanga. Ahubwo icyo bakora ni ugukoresha abantu bavuye muri Afurika bakabakoresha gatunambwega. Barakora buriya barya barushye, tujya twirirwa turi kubabwira ati ngo ariko diaspora ko mwagiye mutugurira n'akamega mukatugurira n'akayinite, barayakorera barayavunikira, barakora. Twebwe nangwa natwe turi tugerageza tukabona, murabona ko zino zose ni insina, izi zose si insina, izi ngisi sibyo? Hari hakurya harimo ibisheke, izi ni insina. Hano wagenda ukarya imineke, wagenda ukajya kwinywera urwagwa ka gasigisi, ukagenda ukinywera ka gasigisi. Ariko bo uwo mwanya ntibawubona, ndetse twebwe turagenda tukibonera ku mata y'inshyushyu, tukabona ku kivuguto, wo kugira ngo babibone birabagoye. Magara ahangaha noneho yereke na za nsina ziwacu, abantu benshi bajya bakunda kuzibona, sibyo? Bajya bazibona, singizi ni insina, murareba ukuntu ari nziza. Izi ngizi zirimo dore hano harimo ibijumba. Abari yabo ni ukuvuga ngo baragenda bakabakoresha gatunambwega. Hano nakotsa runonko, abantu bazi runonko, ushobora kotsa runonko, nshobora no gukora ibindi, ariko baragenda bagakora. Ntabwo bishimiye rero kuba muri biriya. Hari umusaza umwe ni inshuti yanjye, yari kumwe ngo mbonye n'ahantu nagura ngiriya ngo iwacu imahanga ngo nsigaye matinya w'imahanga, ariko mahanga yamaze kubohorwa. Mahanga yarabohorwe hakurya za Buhimba, hamaze kubohorwa. Aho hose bakavuga bati tubonye uburyo twaza twese, buri muntu wabona hegitari imwe ugashyiramo inka ebyiri, ukajya winywera amata, ukirira kuri ya mabungu y'ahangaha za Gatoyi, ukigira ute. Abo bose ni umudendezo bashaka. Reka amabwiza ukuri, nongere mbarahire ukuri kw'Imana ishobora byose. Buno turi mu kwezi kwa gatandatu, twenda kwinjira mu kwezi kwa karindwi. Mbabwije ukuri, mugiye kubona impinduka. Mu kwezi kwa mbere. Murabona wenda ibyo ndi kuvuga mu byumve. Mu kwezi kwa mbere kwa 2027
hazaba hari impinduka zikomeye, ibice byaramaze kwaguka, nta kintu bita muzarendo kikiboneka hariya, nta kintu bita FDL kikiboneka hariya, aba FARDC bose baramaze kwiyunga kuri Armée Révolutionnaire Congolaise, baramaze kuba bamwe baraje. Icyo nababwira cyo nuko na Kinshasa mu minsi mike murabona yabohoje, sibyo? Ikibazo si Uvira nkuko abantu benshi babitekereza, ahubwo ikibazo ni Gisegeti, ikibazo ni iriya ngoma yembi. Reka mabwize ikindi kintu, M23 ya 2010 kuva SNDP, M23 2012 uwayirwanyaga yari perezida Ginani Joseph Kabila. Ubu ngubu Joseph Kabila ari hehe? Nari muri M23 simucumbikiye, yayirwanyije igihe gito, bagiranye amasezerano bagiranye yose yigeze ayubahiriza. Ubu ngubu se none ari hehe? Gisegeti nawe reka mbereke ko ejo bundi nawe azaba ari muri babandi bari gusaba imbabazi, ari kuvuga bati mon general Makenga, ari kumutera sari utari gupfukama, ari kubwira Colonel Nanga, nyakubahwa Colonel Nanga rwose mumbabare nanjye nabikoranye kuva mu migati ukava muri pizza ukaza kuba president yabigoranye, mumbabarire napfukamye. Ibintu bigiye guhinduka, opposition nayo igiye guhinduka. Opposition bari mwabonaga ba Martin Fayulu bari kuraswa, ba Jean-Jacques Kabundi, ni bari ba Jean-Luc Kabundi, ni bari Jean-Marc Kabundi, abo ngabo bari gukubitwa izakabwana bagahondagurwa. Ibyo byose se nukubera iki? Nukubera leta mbi. Abo bose rero buri kubona iriya opposition yose yuri kubona iri hariya, iriya opposition nayo igiye kuza, iriya opposition igiye kwiyunga kuri mama 23. Narindi ko mubibona mukabona ko igihe kirekire abaturage bo muri Katanga, abaturage bo muri Tanganyika bari kuri mama 23, bo bararindiye Alliance Fleuve Congo ngo nize, barayirindiye, nicyo barindiye, bameze nk'abarindiye Yesu, ngo bari gutegura imitima yo bagaharura inzira. Hari abaturage bari muri Kisangani, bari abaturage bo muri Kisangani bari bamaze kumva, barumva ngo Colonel Nanga ngo ari kwerekera, bamaze kugera hariya, bamaze kugera Warikare, ababyeyi batangira gutegura gusasa ibitenge. Nukuvuga ngo yuri mu gice kirimo FRDC, yuri mu gice kirimo za Wazalendo, wirinda kugira ngo ugaragaze ko hari uruhande rw'urimo. Ngewe ndababwiza ukuri, hari abantu tuvugana bari muri Maniema, muri province ya Maniema, muri za Kindu, abo ngabo bananyoherezaga n'amayinite, reka mbashimire, banyoherezaga amayinite kuri Orange. Bo barambwira bati twebwe turarindiye, ati Bemba utugezaho amakuru neza, ariko turarindiye twiteguye intare za Sarambwe. Hari abavandimwe bari muri Ituri baramamagara bakamwe ati Bemba intare za Sarambwe zizagera haryari, ati kiba Thomas Rubanga afite imbaraga nk'iza Makenga, ati ibi bintu biba bimeze neza, ati yaba afite imbaraga nk'iza Makenga, ati ikintu kitubabaza nuko adafite imbaraga nk'iza Makenga, ati yaba yarafite imbaraga nk'iza Makenga, ati ibintu biba bimeze neza, natwe turi kuvuga tuti tugiye kubohorwa. Icyo nakubwira kimwe cyo ni nkuko, reka nguhe urugero, umuturage uri mu gice cya M23 ntabwo yajya kuvuga ngo ashyigikiye Wazalendo cyangwa ngo ashyigikiye Gisegeti, yabikora mu mutima we, kandi turabizi barahari, barahari s'il vous plaît, barahari benshi, barahari bashyigikiye Wazalendo, batanga n'amakuru kabufico. Abo ngabo ntabwo wababura. Tuvuga ngo kubera ko M23 ngo iri mu mujyi wa Goma, ngo umujyi wa Goma wose ngo urayikunda. No, harimo abatayikunda, ndabazi wenda sinakwirirwa njya kubavuga, bajye bananyoherereza n'ibi message bimwe na bimwe, bakambwira bati ngo akanyu kashobotse, kuko bari muri ya shaka rya cyane nk'abari bari muri ya shaka rya Nuza rya Kahonja za Birek. Aba ngabo banyerezaga message ni benshi, bakambwira bati ngo izo leta ngo zabananga, ngo izo leta ngo zaba Makenga ngo zigiye kuvaho. Aho ngabo barabimbwira, ariko none reka mbabwize ukuri, abaturage 80% n'abaturage bagize Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari inyuma ya Alliance Fleuve Congo. Bariya bose ubona bari abadepite bari muri Kinshasa, mwabonye ko bamwe bomba bari kwigumura kuri Gisegeti, bari kumubwira bati we, ibintu byo guhindura itegeko nshinga twebwe ntabwo tubikozwa, ati ntabwo tubikozwa. Ibyo ni ukubera iki? Nuko bo batabikozwa, bavuga ati muri Grand Nord harimo ADF naro zimaze abantu nandi kintu cy'ujya uvuga,
ariko njye hari n'ikintu kintangaza, buriya abadepite b'abandandi mumbabarire ntabwo ari ukubanga, ariko bafite imibare mibi, bafite imibare mibi. Ubibaze nta mudepite ukomoka buriya n'abana bose ba Safari Nganizi, ba Sebishyimbo, ba Jire Mugiraneza, ba Seninga, ba Safari Nyagatare, mbese bariya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hariya za Kinshasa rega ba Safari Inshuti. Burya dufite abadepite benshi navuga cyane, ngenda avuga cyane abo muri Masisi kuko abo muri Rucuro wenda nabo barahari bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko biriya bintu biri gukorwa muri Ituri nibyo no muri Nord Kivu, ano muri Nord Kivu byagiye bikorwa, FDL zikica abantu bakagera guteza ndime zikica abantu, ariko baranavugaga bo bageragezaga kuvuga, reka wenda mbagaruke bageragezaga kuvuga, ariko biriya bintu byo muri biri hariya muri Grand Nord bivuga iki? Abantu babo barapfa, ADF naru ikazi gatema, ukabona iri kwicira kugira nabi, ntacyo bavuga. Yaba ari muri bajya bagerageza muri Masisi yo muri Rucuro bakagerageza kuvuga, nubwo nabo ubona ko bari kugafaranga mu frere, bari kugafaranga, bari kutunoti bo ubona ko bose bimaze kwigira kutunoti. Icyo nababwira cyo bakunzi ba Clever Bemba, bakunzi ba Macho TV show, bakunzi b'Intare Info TV, mwumve ko ibintu byamaze guhindura isura. Urugamba uko mwarutekerezaga siko ruri, hari ibyerekezo bigiye kugendwamo n'intare za Sarambwe, noneho tuno turi gusigara muno hagati, turi gusigara muri hagati, imbaraga zatwo zigiye kunetraliza mu buryo bwihuse. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kuvuga neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka abane namwe, asante sana.